Mwami nyir'icyubahiro dukunda, ndagushimira ko wadukijije ukatuvana mu rupfu ukatugira abana bawe. Ndagushimira ku bwa Yesu Kristo wadupfiriye kugira ngo dukire, no kubw'umwuka wawe waduhaye kugira ngo adukomeze aduhe ubwenge n'imbaraga zo gukomeza gutsinda ikibi. Mwami kandi ndanasengera abatarakizwa batarahabwa mwuka wawe, muri rwa rukundo rwawe n'imbabazi byawe ubagenderere, bakumenye ko ari wowe Mana wenyine kandi ukiza, maze bakwizere ubakize. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro, ni Theo kuri Channel mu bihe bya nyuma. Umutwe w'inkuru y'uyu munsi ni ugukora imirimo myiza muri Kristo, arizo mbuto z'umwuka. Hari imirongo ikunze gucanga abakristo, ni mu ba Efeso ibice 2:8 kugeza ku wa 9, na Yakobo ibice 2:26. Mu Bafeso, Paul atubwira ko twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ko bitavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana, ngo ntibyanavuye ku mirimo myiza kugira ngo hatagira umuntu wirerera cyangwa wiyemera. Yakobo we akagira ati kwizera kudafite imirimo myiza kuba gupfuye. Iyi mirongo abakristo benshi cyane abo mu burengerazuba irabacanga, ariko iyo usomye isomo ryose ntugarukire ku murongo wa 9 ahubwo ugasoma n'uwa 10, irasobanutse kandi iruzuzanya. Gukizwa n'impano y'Imana yatwihereye nta n'umwe ubikorera koko, kuko twese twatsinzwe tukaba abanyabyaha. Yabiduhaye kuko twatsinzwe nyine tukaba abanyabyaha kugira ngo itugarure mu rukundo rwayo. Ariko nyuma yo gukizwa, imirimo myiza nayo irakenewe kugira ngo tube abana bayo koko. Iyi mirimo myiza se ni iyihe? Imana yatwambitse umwuka wera kugira ngo tugire imbuto z'umwuka, ari byo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Kandi ngo nta n'amategeko abihana, kuko nyine nta cyaha kiba muri iyi mirimo myiza. Paul yarimo yigisha ko twakijwe n'urukundo n'imbabazi by'Imana. Reka rero turebe uko iyi mirongo ivuga. Duhere mu Efeso ku murongo wa 7. Efeso ibice 2:7 kugeza ku wa 10. Ndi gusoma Bibiliya yera. Ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buyihebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Impamvu Imana yaturemye ni ukugira ngo duse nayo, haba ku ishusho ndetse no mu migenzereze. Tugomba rero kwitonda tukitwara nkayo. Byaba bimaze iki se kuturokora ikatuvana mu bibi, twe tukongera tukabisubiramo? Byaba bimaze iki se kuturokora urupfu rutegereje abanyabyaha, tukongera tukibera mu byaha? Imana iturema yaturemeye muri Kristo, ituremeye imirimo myiza. Muri Yohana igice 1:3 batubwira ko nta cyaremwe kitaremwe nawe, kitaremwe muri Kristo, kuko Kristo yahozeho ari we jambo, kandi n'abantu niwe wabaremye nubwo batamumenye. Byanditse muri Yohana igice 1:10 kugeza ku 11. Ngo yaje mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bo mu isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamumenya. Erega umuntu yaremewe kugira ngo aheshe ikuzo Imana. Yesaya ibice 43:7 niko havuga. Burya natwe iyo tubyaye umwana akagenda mu nzira zacu, akagenza nkatwe, biradushimisha bikaduhesha ikuzo. Buri mubyeyi yishimira ko umwana we agaragaza ko yarezwe n'uwo akomokaho. Uzi iyo bavuze ngo wa mwana wa runaka yakoze neza, uko ababyeyi be bishima. N'Imana burya birayishimisha kubona umuntu ugenza nkayo, witwara nkayo, umuntu ugira imbabazi nk'izayo, umuntu ugira impuhwe nkayo, umuntu ugira ineza, umugwaneza nkayo. Iramubona ikamwishimira. Yesu Kristo yarumviraga kandi agakora gusa ibihesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu yamukundaga. Natwe niko dusabwa kugenza, tukagira ikirenge mu cya Yesu. Paul ati gukizwa kwacu ntikwavuye ku mirimo myiza twakoze, ahubwo ni impano y'Imana no kwizera. Kuko iyo tuza kuba twarakoze iyo mirimo myiza, ntitwari kuba dukeneye umukiza Yesu. Ariko kuko tutabashije kuyikora, niyo mpamvu Imana yabiduhereye ubuntu kugira ngo itwuzuze, idusubize kuba abana bayo bakora neza. Ku murongo wa 10 Paul arongera akabisobanura akavuga ati Imana yabiduhereye kugira ngo tugendere mu mirimo myiza yaduteguriye muri Kristo.
na Yakobo ati twakijwe no kwizera kugira ngo tugire iyo mirimo myiza. Urabona ko ntabwo bavuguruzanya rwose, ahubwo batwigisha bimwe. Yakobo ibice 2:14 kugeza ku 26. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati weweho ufite kwizera, jyewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyizera ndetse bagahinda imishyitsi. Ariko nyine wa mugani, abadayimoni ntibazi ko Imana iriho ari imwe, ndetse ahubwo bakanatitira iyo bayumvishe. None se kuba umuntu yizera Imana ariko agakomeza gukora ibibi nk'uko n'ubundi nyine n'amadayimoni akora bibi, urumva baba bataniye hehe? Amadayimoni azi ko Imana iriho kandi ari imwe, ariko guhinduka tukagendera mu mirimo myiza niko kudutandukanya nayo, kuko tuba tugendera mu mwuka. Ku murongo wa 20 rakomeza akavuga ngo wa muntu utagira umumaro, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuru Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isakaho umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganyijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimumuhanira no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishizwa n'imirimo, adatsindishizwa no kwizera gusa. Dore na Marayo wa Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko nuko kwizera kudafite imirimo kuba kumeze, kuba gupfuye. Burya rero nibyo koko, ntabwo wavuga ko wizera umuntu udashaka gukora ibyo ashaka. Ni nk'uko waba ukora muri kampani ukajya ubeshya boss ko umukunda kandi umwubaha, ariko akakubwira ngo kora ikintu ugikore. Ababireba nyine ko umubeshya kandi arabiguhanira. Imana rero nayo ishaka ko duhinduka tugasubira kuba abana yaremye mu ishusho yayo, bagenda nkayo, bagenza nkayo. Nibyo Imana idushaka, niyo mirimo myiza ishaka. Dore yaduhaye n'imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe kugera kuri ibyo. Paul na Yakobo ntibavuguruzanya, ahubwo baruzuzanya kandi bigisha bimwe. Twari twarayobye twarabaye abanyabyaha, Imana itugaruza ineza yayo kugira ngo twongere tumere nkayo, dukore neza nkayo. Niyo mpamvu yabikoze ibiduhereye ubuntu. Ariko niba yaratugiriye neza ikabidusubiza, ntitwemereye kongera kwivuruguta mu byaha, ahubwo gendera mu mirimo myiza, tukaba abantu b'ukuri bafite umutima wa kimuntu. Niyo mpamvu umuntu cyangwa se imbuto z'umwuka ari ngombwa, kuko niyo mirimo myiza ishimisha Imana. Gukizwa ni nk'uko umuntu yakorokora akakuvana mu mazi mabi yari kukwica, akagushyira mu bwato, warangiza ukongera ukajya wisubirira muri ayo mazi. Nubwo utarohama bwose nka mbere, ariko nabibona ntazishima kuko yakoresheje imbaraga nyinshi agukuramo. Mucyo tugendere mu mirimo myiza, twambare umwuka, tugendere mu mbuto z'umwuka, dukore neza buri wese, kuko n'icyo Imana yaturemeye. Yaturemye ngo tubane mu mahoro, dukundane, twe gukorerana nabi. Bityo rya tegeko riruta ayandi ryo gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge n'imbaraga zose, ndetse no gukunda bagenzi bacu kuko twikunda, tuzaba turyubahirije. Tuzaba kandi twubahirije itegeko ry'umwuka n'itegeko rya Kristo ryo gukundana nk'uko yadukunze. Nta kibi kizaturangwamo, nta cyaha tuzongera gukora, ahubwo tuzasa n'Imana. Amen.